Yes, ibihe byiza kuri yakoze subscribe kuri channel yacu Zimbarire TV aho uherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndizera ko aho muri mwese mumeze neza mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse namwe aba diaspora ntago tubibagiye kuko turabakunda cyane, burya ngo hari ukuntu mugira gukemuka tureba neza, biradushimisha cyane. Icyo tubasaba rero nta kindi uyu munsi ni ugukomeza kutwereka ko mudukurikiye, mukanda subscribe ku batarazikanze, ndizo share, izo like zanyu ziradufasha cyane, bigatuma tugira imbaraga ndetse tumenya n'ibyo tugomba guhindura mu byo dukora bya buri munsi. Nkuko mubibona rero uyu munsi ndi kumwe n'umugabo, nubwo mbona yarakaye, niba atari n'umusore simbizi. Tugiye kuganira rero nkuko mubibona, turaza kumuha umwanya atangira duhereza ikaze, bityo rero dukomeze tuganire ibyacu. Murabizi ko buri munsi tubafitiye ibintu byiza cyane, niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye uyu mupapa kugira gakomeza tuganirize ku buzima muri rusange. Tubaye ikaze boss we. Murakoze cyane abanyakubo. Ubusanzwe ngewe amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Jean Claude, kaba nturuka mu majyepfo mu karere ka Rusizi directement. Kaba naraje guhaha i Kigali, ariko mu buzima busanzwe naje guhaha, ariko ndakubona imibereho iri kunshanga. Nkaba nari mfite abavandimwe i Kigali, bishobora kuba naraburanye nabo, byange bikonde akaba ari bo maze iminsi ndi guhiga nshaka kugira ngo ndebe ko ari ikintu bangezaho bakama agatike nkitahire. Sinzi nimba mwaba mwamfasha kuri ibyo bintu, hari uko byagenda. Yego, nkuko bitubwiye, uratubwiye ati wanyu ni Cyangugu, ubwo ni hahandi bita Ibushi Rusizi. Tubwiye ko rero uri nahangaha ibintu bitameze neza, ariko se mbere y'ibyo byose waje Kigali ute? Mbere yuko uzi Kigali wari usanzwe ukora iki ku buryo wisanga Kigali kugeza naho ubuzima bugeze ahangaha bugucanga ku buryo uri gusaba ko bagushakishiriza abavandimwe? I Kigali naje nari mu cyaro, nari mfite akarima mpingamo ubuntu bw'ubunyanya, mbona agatike bambwira ko Kigali ari heza, bambwira ko hari akazi gahambaye. Ndaza ngezeyo biranga, nkora akazi k'ubuyede bisanzwe, nabwo nubona wapi karigenda kabura, kuba nabona birancanga mbese muri rusange, numva nta kundi byagenda, ariko ubona ko nabona n'abavandimwe banjye ko turi kumwe nkongera ngisorera aho navuye. Yego, nubwo utatubwiye neza uburyo ki waba warageze i Kigali, ariko se waragiye gucya wumva ushaka kuza i Kigali, hari uwaguhamagaye uraza? Ese waje n'amaguru, waje na moto, byagenze gute muri makeya? Tubwire neza. Kandi nkubwira ko abari Kigali bambwiye yuko i Kigali ari ubuzima, nkagurisha ngacuruza inyanya zanjye narahinze, ngatega akamodoka kakanzana i Kigali. Wateze akamodoka kakuzana i Kigali. Dore se ukimara kugera i Kigali, ese wari usanzwe hazi? Ugeze i Kigali nyine wabonye bimeze bite? Uko wabyumvaga? Se bakubera ko i Kigali ari heza, ibintu byose ari sawa? Wasanze bimeze bite muri make? I Kigali naraje, abavandimwe baranyakira, mu minsi mikeya ntangera kwihigira, mbo ubuzima ngenda mbubona buhoro buhoro, gukodesha inzu nikodeshereza bisanzwe, ariko bigeze naho ndabona biri kwanga burundu. Abavandimwe baranyiga barambwira ati wowe wamenye i Kigali, tangira wishakishiriza. Bigenda gutyo mbese muri makeya nuko gahunda imeze. Yego, turagusaba rero ukomeze wihangana, ushikame nk'umugabo, ukomeze ukore, nyine ibintu bizahinduka. None se niba mbere warakoraga bikemera, ubu ngubu niki kibibuza? Kibibuza ko Kigali ari imeze mbere, ngenda muri kugenda ihinduka cyane, kubyihanganira ntago biri gukunda. Ntabwo biri gukunda. None se wenda ku muntu utazi Kigali, nawe ugitekereza nkuko kwawe, Kigali muri iyi minsi imeze ite? Icyo gihe muyigeramo yari imeze ite, kugira ngo wenda tubashe kumva itandukaniro riri hehe? Kubera iki umuntu ejo yarameze neza akora bikemera, uyu munsi bikaba nta kiri kujyamo? Mbere bigaragara byo hari akazi mbese muri makeya, gukora n'ibintu mbese ukabona ko hari imikorere, ibintu bikagenda. Ubu ngubu rwose ndi kubona ari ikiri guhindukaho kirekire cyane. None ukurikiza igihe uhamaze nk'umuntu wenda ufite byinshi wabonye n'ubu ngubu ukibona, ubona ikiri kubitera ari igiki? Ikiri kubitera, urebye akenshi twajyaga duhigira ahantu mu bishanga, hari kano kanya urabona ko bari kuzana amakampani yabo. Ubu niyo mpamvu urebye ukabona ko kubakamo akazi kuri twebwe bitari gukunda, hari umuragombye kubashakira imibereho.
Yego birumvikana kandi nta nubwo ari ibintu byoroshye kuko ubuzima ntago babworoshye. None muri rusange watubwiye ko abavandimwe bawe mwabanaga waje bakakwereka i Kigali bakakwereka inzira zo kunyura mushakisha, byaje kugenda gute kugira ngo muburane kugeza ubwo aka kanya urimo uratanga amatangazo, nabyita amatangazo ngo tubagushakire cyangwa tubakubwirire ko utameze neza, byagenze bite? ni ukuvuga ngo twagiye dutatana ko urumva kuko abanaga mu nzu imwe, nkimara kubona akazi k'ubuye bati namaze kubona ubushobozi bwo kumenya i Kigali, genda natwe dukomeze gahunda zacu. Aho bari barimuka baragenda, naye njya ahandi, ubwo dutatana gutyo. Nuko mwaje gutatana. Yego, kugira ngo rero tubashe kugira ngo wenda tugushakishirize cyangwa se tubaze nabo mwaba muziranye, niba wenda hari ubakuboneye umuvandimwe wawe, biragusaba ko ubasha kubwira abantu bari kutureba aka kanya, uko biri kose ntago haburamo umuntu wabuze umuvandimwe wawe, sibyo? Tunasaba kugira ngo niba hari umuntu uri bwumve hari izina rimwe mu bo uyu mugabo ari butubwire, nimero zacu yabasha kutwandikiraho ni 0783 528 155, ubundi agahita tubwira ati se ngenda muzi, twamukura aha ngaha, ubundi aduhereza ka message kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe baburanye. Murumva ko uko biri kose ubuvandimwe ntago ameze neza kandi arababaye. Wabasha kutubwira amwe mu mazina y'abavandimwe bawe kugira ngo tumenye aho duhera? Merci. Mu bo twabanaga ubona ari nzi, hari uwo bita Birori by'Ise Emmanuel. Yego. Numva ari we nashoboye kumenya amazina ye cyane. Birori by'Ise Emmanuel. Waba ugira nimero ze? Nimero ze ndumva nshobora kuba nzifite. Yego. Wazitubwira tukagerageza kuzihamagara kuko ko turi bumufatishe. Nimero ziwe ni 078. Yego. 3. Yego. 10. Yego. 110. 110. Bo rero katugerageze ku murongo wa telefone duhamagare turebe ko iyi nimero yabasha gucamo. Ubwo nitugirirwa amahirwe tukamubona turi bumuhamagare, wenda hazi anyaruka tabara umuvandimwe murebe, dore batubwiye ko ibintu bitameze neza. Turumva iciyemo, kadutegereze turebe ko abasha kutwitaba. Yes, haro bwana Emmanuel. Umeze utumeze ute? Uravugana nawe Businde hano i Kigali. Ubu tuvugana urahagana he? Turumva atari na kure cyane y'ahantu turi. Sasa rero aka kanya turi mu kiganiro, narindi kumwe n'umuvandimwe wawe uwo bita Jean Claude. Yatubwiye ko yaheze i Kigali cyangwa se yabashije kuburana n'abavandimwe be i Kigali, aho mwabaga yaraje asanga mwarimutse, ubu nta telefone afite, ameze nabi, nta kazi, ko biri kose ubuzima ntago bumeze neza. Twagiraga ngo rero niba ntacyo bigutwaye ube wanyaruka ukaza ukamureba, akabasha kubona nyine aho yanarara, kuko ibintu ntago bimeze neza, no kurara hanze muri iki gihe cy'imvura ni ibintu bikomeye cyane. Turi hano ahantu bita Kacyiru, rwose wayafata akamoto ukanyaruka ukaza ugatugeraho tukareba uko bimeze. Yego nyaruka turagutegereje. Yego, wabyumvise rero umuvandimwe wawe ugize amahirwe duhise tumufatisha ku murongo, ambwiye ko ari hano hafi rwose iminota nk'ibiri araba tugezeho. Urumva ko ibintu ni byiza cyane. Ukomeze nyine wihangana, uko biri kose nimumara kubonana ibintu biraza kugenda bijya mu buryo. Yes, wabyumvise rero ko umuvandimwe wawe ntabwo ari kure, atubwiye ko araba tugezeho mu minota yonyine nk'ibiri. Urumva ko nigihe kitarambiranye cyane. Ese mu by'ukuri uriyumva ute kuba ugiye kongera kubona n'umuvandimwe wawe mu gihe cyose mwari mumaze mwaraburanye? Utekereje nyine ko ubuzima bukomereye muri aka kanya? Ntekereje ukuntu kwagiye tugirana ibihe byiza n'abavandimwe banjye, ngize amahirwe namubona nakishima cyane birenze ko ari ikintu cyahindura cyane, no kuba twagirana inyungananye y'ibitekerezo, akangira inama ku buryo nk'umuntu nyine ampamagaye n'uri nkaza i Kigali, ari n'ibindi yarenza wenda kugira ngo nkunde umutima wanjye urusubire hamwe. Yego, urakoze cyane rero. Urumva amatabya ya mavuta uko biri kose, umuvandimwe n'umuvandimwe ntiyakwicisha inzara. Turabona nahasesekaye rwose, wa mugabo wacu nifura cyane. Uraho bwana Emmanuel? Amakuru. Yes, nkuko mubibona rero abavandimwe bari baraburanye, none Imana irabikoze aka kanya barongeye barabonanye.
ni ibintu by'ibyishimo cyane rero urabona ko barimo baraganira baraseka ibintu byose ni ibyishimo murabibona rero ibintu ni amata yabyaye murabibona rwose nubwo ari abasaza barimo baraseka bakishima bakarera amarira gahona rwose murabona ko birashoboka nakoraga hafi yaho mubonye sibyo ntago nanizi kuri ahangaha ubwo ngubu tubonanye ntago nakubona gutyo uretse ko umunyamakuru nyine duhujije ako ntago nzi ko nanjye nitabaje umunyamakuru bitewe n'ubuzima mbwira ubuzima maza uko byagenze ndamusobanurira mvuga yuko byanga bikunda mbonye nkuko mubibona rero byabarenze ibintu n'ibyishimo burya abantu bavukana hari ukuntu nyine urabona ko amaraso ni ikindi kintu usetse ariko nkubonye narakaye cyane kabisa narakaye mva bimwe numva nakureba n'imyenda akaguhobera akajya mwabibonye rero mwabibonye n'ibyishimo birebire kabisa mfite madamu urumva ariko tubaye ubuzima nawe ko nawe bimeze nanjye niko bimeze ariko kuba akana kamwe se arakane rakaje oya na undi mwana ndabyanura umwana wifashe cyane byagenze bite kandi ufite ubuzima bwiza arifashe nabonaga ko bizambana ibibazo wenda cyari mu bibazo urumva ariko ntabwo ari cyane kuba nkubonye urumva Imana ishimwe kabisa nanjye ubuzima bwanjye urumva rero rwanjye yarangara kwibaraza iwa bya binahagije oya ntago warara kwibaraza turagenda wenda ndara muri chambrette ariko harimo rido ndagusasira abandi oya no kuratugana ukuntu ari ngukumbe byaba bihagije cyane reka tugenda ahubwo tugende ujye kuryama mu rugo rero mbwire n'umugore wanjye agwa amazi dukarabe uhita ujya kwiryamira tunarye urumva ngiye gutamubwira ateke urye garafurere wanjye imyaka myinshi maze ukwezi kose ntoga nibera hano mu imyaka myinshi kwizera ryo yego mwabibonye rero ntimugire ngo ni ibindi ibi ni ibyishimo byabasaze mbonye nimero y'umunyamakuru wamamagara ahubwo njye ntabwo nari mbizi mbonye nimero imamagara nayizi urumva nitabye ndumva ngo musanga ahangaha noneho maze kwitaba abatsitsanga ahanga mbona ntabwo turaturanye duri mu rugo nano yirya umukunda abavandimwe baherana kandi ari ibintu ariko se nimero yanjye warukibuka mu nari nyibuka n'izina rya Barori byise Emmanuel ntago numva ni ikintu cyanyanditse mu mutwe cyane niyo mpamvu kuvuga izina rya bitumye abanyamakuru baduhuza nge nawe urakoze cyane umunyamakuru urakoze kumuza n'umuvandimwe reka mujyane mu rugo kuko urabona ukuntu ameze reba ipantaro yambaye urumva ndebe ukuntu nabigenza ndebe ko abanza nakarabe yego murakoze cyane rero uko biri kose ubu ngubu mwari mwaraburanye none ubu murongeye murabonanye turi kugira ngo mu by'ukuri nk'uko mubibona cyangwa se namwe mwiyumva mugire icyo mubwira abantu muri rusange hari undi muntu nawe umeze nkamwe wagize ikibazo nk'icyo mwagize ariko mu by'ukuri atari yabasha kugira gute kubona uko yakominikana n'umuvandimwe cyangwa ngo babonane mu by'ukuri wowe kuri wowe uriyumva ute kuba wongeye kubona umuvandimwe wawe ngewe ibyishimo birandenze kuko imyaka yarishize harashize nk'imyaka igera muri 5 nabonana nawe ariko kuba muye nawe rwose ndishimye bikabije cyane ahubwo Imana izabaho umugisha nta kindi none se muri makeya wenda niki wabasha kubwira umuntu umeze nkawe cyangwa se umeze nkamwe nawe waburanye nabe ariko mu by'ukuri akaba ari hanze ashakisha ariko atazi ngo yabariza hehe icyo nshatse kuvuga umuntu waba warabanye na undi hari nimero zizaboneka zizatangwa cyangwa se utanga izawe kuko uri umunyamugisha ugirwa n'ubuntu ahubwo utanga nimero zawe abantu bose bafite ikibazo nk'icyanjye cyangwa se cya garafurere bose bajye baguhamagara utange nimero zawe kuko umujije n'umuvandimwe wanjye kandi tutahirukanaga tumaze imyaka hafi igera muri 3 tutabonana turabonanye yego urakoze cyane nicyo dukora natwe niyo mpamvu tuba turi aha ngaha niyo mpamvu tuba tubasaba ngo mutwereke ko namwe mudukunze nk'uko natwe tubikora umuntu aba ari kugerageza kugira ngo arebe ko hari byinshi byahinduka muri sosiyete niyo mpamvu muri aka kanya twakoze ibishoboka kugira ngo abavandimwe babashe kongera kubonana ariko turagira ngo tubaze akabazo gatoya cyane uyu muvandimwe Jean Claude mu by'ukuri waje utugana utameze neza utubwira ati byaranze simeze neza ariko byibura mbashije kubona umuvandimwe wanjye
hari icyo yabasha kumfasha ibyo abandi bananiwe we yagerageza, kandi ndumva uko byamera kose ntiyabura icyo amfashe. Wowe uriyumva ute muri aka kanya? Ese niki wabasha nyine kubwira abantu badukurikiye muri aka kanya? Ngewe mu buzima busanzwe n'ukuntu nimeze kandi kumva ko mpuye na birori by'ise Emmanuel numva ameze niyongera nk'ibiro nka 2 ku biro nari mfite. Ariko icyo natangariza abantu mbere na mbere ni ukugira ngo bajye bumva yuko byanga bikunda, nimba utandukanye n'umuntu ukaba waraborotse nimero ziwe n'amazina yiwe, numva ari byo bimfashije cyane kugira ngo nshobore kuba nahura n'umuvandimwe wanjye. Ne kintu nashishikariza abantu cyane, nta bindi birenzeho. Yego, ndumva rero nawe turagushimiye kuba wabashije kuza hano, ukabasha no kugira icyo uganiriza abadukurikiye muri rusange, cyangwa se ubagezaho ikibazo nk'iki ngiki wagize. Turabizi neza ko undi muntu nawe utwumva ashoboye kugira ikibazo nk'iki ngiki, ariko icyo tumusaba nta kindi, ajya dukurikirana, yumvishe ko nimero zacu twazibabwiye, uzagira ikibazo nawe yatubwira, natwe tukabwira abantu muri rusange. Abantu barakundana, niyo mpamvu uyu nguyu nawe byakunze, nawe ejo byakunda. Tugusaba ngo niba dukunda ukomeze ukande subscribe, kandi izo share, izo like nazo ukomeze dukurikire. Ibyacu nakagaruka, turabakunda cyane, turi hano ku bwanyu. Imana ibahe umugisha cyane. Ciao ciao. Sindi petit frère wawe se.